nzakwicaza aho benshi barinira. Ubundi rwose ntugire ikibazo, nzagutetesha nzagutonesha. Ariko se kubera iki muri muramatira? Oya, nzakwicaza aho benshi barinira. Njye mfite wanjye, oya musheri wawe nta kintu afite rwose. Nta kintu afite. Dore shefe sha, dore shefe. Mbese ndakubwiye ko ngendera ku mafaranga. Nta kintu bafite. Oya, nimba aramutse bari bugukunda azaguhereze mama. Usebye imbere y'umugabo mugenzi wanjye ngo ni igisaza ngo arashaje, yuceceka se ukaza kubimbwira ndi kumwe nawe peke yake ukira kubivuga ahari. Isijye ko nyine aritonda arihangana ngira ngo wamubonye. Ari uzi ko ahita yikabura agahita agenda. Nese undi njyaro ubwo mushaka. Urashaka iki? Njye mfite umusore dukundana nta kibazo aramutse agiye papa ni kuri ntabwo ngo ubuzima bwa mwene muntu buryoheye buri mu kaga. Uri kumva? Wambwe ngo shere wangu nta kazi agira nawe nta kazi ugira. Ariko ngenda kukabona. Ubuzima bwawe urumva bwaryoha buri mu kaga. Ngende ndakubona akazi kandi na shere wanjye ndabizi neza arenda kubona aho usuku nagiye kujya yamba amafaranga menshi. Ahembwa amafaranga menshi. Azajya ahembwa amafaranga menshi, yanambwiye yuko azahita anshingire business. Kandi ni umusore nagashaka. Wabonye uriya ruhara rwe wajya ngo rusizemo guto. Uruhara? Rurano rw'ubukire. Wabonye ko n'uruyaga hari umukene uzana uruhara nka ruriya. Urumva? Hari ugeze ubibona? Reka nkubwire nuko uriya muntu arashaje. Arashaje. Urabona ashaje ari imyaka 70 afite? Ruriya ruhara rw'ubukire nagakuze. What's up? Unaweza kuta mwana. Byiza mu no wagaranye wajya. Akusebya uradusebya bwana. Uzambaye. Ariko impamvu kiragiye kijyaye kiba kiza. Bravo. Ese nambare gute? Aya, ibintu byo bimfasha. Reka nkubwire tuba twaraturutse kure tugomba kubaho nk'abasirimu. Buriya kankwereka umva reka byose. Iyo ntebe zo wambaye, iyo nyambaro wambaye ntabwo ari abantu bize. Abantu bize n'adufite ukuntu duhagarara. Nundebe gutya narize wa mwana. Ngiyewe narize ibitabo birashira. Ukabura umari hano. Baraka subire kwa Pange kira kwawe kabyana byo bukire no kumwaba nawe kunzangura kantu nawe ubonye se arakwaje ikigozi cy'igikire nzaye ahubwo ni cyari cyata ariko wereka Pange ino ari kumujya nyine yose uyame ujye usohoka nta kibazo ujye usohoka nta kibazo ariko kugenza nzuko umva umanuke gutya no mu ariko kujya nkubita bwana wakujya nkubita ariko nta wenda kubaha kuko na papa we n'umwana mwiza n'umwana mwiza ariko mwana amenye utajya muri ba bantu bateye hano hanze sugar daddy ziri hanze ziri kuvuza ubuhuha uramenye ujye umusirimu nitabe ry'urumogira bizi ibyo bwenge mu rubyiruko byabaye byinshi nkase umwana ariko mwana uriya mukobwa wanyu mwana aransiteresa akora tubaza kumufatira umugambi aho ako kantu nkubwiye ukiteho sibyo byoza akosekanye
seka sensete ngiye ntabwo naseka rero mutana kugira n'umugati tuzanire turabifata uragiye se ndagiye ko injije cya kigozi kiyana ugiye kukinjira kaganye n'umwana akajyanye n'umuyaga yana mwamwe n'imbwa mwe ibyana byo mu bakene n'ibicuru ubu se ngewe ngize imyaka nashaka umugore kubera iki ubukene namushaka se nkamushaka ibihumbi 10 bampa niyo nashaka umugore ni karibu injira ntabwo wakinze injira kandi ukingeho ndarangaza Mwiriwe neza papa. Uramahoro. Ese nashima. Makuru yawe Makuru yacu ni meza papa. karibu Murakoze cyane. Mwebwe se mumeze mute? ariko turashima Nanjye nari mbagendereye. Ndi kureba Pierre. niba niki Inshuti yanjye nanje kumusura. yakurangiza no kwa akazi Yambwiye ko hano ari iwabo ubwo narengeye kumusura kubera ko ni inshuti yanjye. uri buryo Turakundana ni inshuti yanjye. Turakundana. murakundana Turakundana. warize se na mwiganye ku kigo kimwe mwakundana n'umuntu Yabo turakundana ni inshuti y'amagara ntabwo ari uko twiganye ahubwo turakundana. Cyane rwose. Ntabwo se cyangwa uri umwesikoro ushaka Oya, ntabwo ndi umusiko. ntabwo uri umujura uko Ntabwo ndi umujura rwose. kubona uri kureba nk'abajura Oya, umujura asagira indero ye. Oya, ntabwo ndi umujura. Ndakijijwe, ndi umukristo, bumva ari nta hantu mpurira n'ubujura. usengera Hano hepfo muri rya torero riri hepfo hari amazina yawe se ukanda ubundi rero nitwa Kizurunde. ngo giki Nitwa Kizurunde. guhagaze hano Murakoze. ukaba uje se kumusura waruje mu ruhe rwego Iyi narije kumusura kubera ko namubwiye ngo azababwire ko nzamusura. niko sheri umva tuvugane ese kudatebuka uza se muraho neza ugiye kumwirukana inde yuntuze uri kuvuga wa mukozi wacu se oya ntabwo ngiye kumwirukana nakwibwira ikizwa n'iki ndumiwe umusore niba Nitwa Kizurunde. Narije gusura Pierre. Ni inshuti yanjye turakundana. Dore yambwiye ko hano ari iwabo narije kumusura. uri inshuti yiwe umuvyeyi acumura ariko rero ndabona baberanye
uti gute ya mukobwa wawe n'ikiboroge urumva sheri nawe koko umva muraberanye n'ukuri bitewe n'uko uriya mukobwa mubona ninjye wirirwana nawe nk'ubu hari uri mu kazi sibyo ndagira ngo nkubwire ngo sheri ndagukunda ndanakubaha ariko uriya mwana w'umukobwa dutunze hanyuma ikintu ubona akora kitanyuze utambwiye ni igiki ku buryo wamwifuriza kubana n'uyu muntu umva nkubwire umva nkubwire uriya mwana w'umukobwa arasuzugura uriya mwana w'umukobwa kutabimbwiye se nkubwire iki kutabimbwiye mbere y'igihe koko nabonaga ko atari ngombwa kubikubwira sibyo nabonaga atari ngombwa ariko mve ngo ninjye umuzi kuva hasi kugera hejuru ninjye umuzi urampindukanye uyu munota koko ntabwo nguhindukanye umwana nirereye kuva mu bwana kurinda agera hari ageze mu myaka 23 nimba waramwirereye ariko sheri nta kigera sheri reka nkubwire uriya mwana ninjye namwirereye ngira ngo nawe nubwo wimisha ukabibwira wenda ubu ngubu ngo yarakosheje ntawe udakosa ariko nibwo yaba ari urumva ari ikintu zigishushwe cyangwa iki kuri abita abana nyine bakosa birengera igipimo ntabwo nashingira umwana wanjye ko wamwite yewe ari katani Clement ntibishoboka ntabwo bishoboka umwana wanjye mushingira uyu ngo urashaka kumuha uriya mukire nabonye ejo waje kudusura ya niko bishaka utajya guhemukira umukire wambwiye ko ari inshuti yawe magara ni inshuti yanjye magara mbabarira ndakwinginze wirindagiza umukire w'abandi dore umukobwa wawe baberanye nguyu ko numva umukobwa wanjye utangiye dore nguyu bidasanzwe dore nguyu nese yutse kubivuga ari uko umusore aja cyangwa muraziranye umusore umva madame njya nkubwira nabi sinjya nkubwira nabi ariko hano ninjye utegeka ninjye nyir'urugo ninjye mutwe w'urugo urumva nta muntu ushobora kumubuza ku ijambo ryewe navuze uri umutwe w'urugo ya ariko umenye ko ufite 50% nkagira 50%. Okay Sibyo? Ndavuze ngo mumpamagaraze hano. Uriya mwana w'umukobwa uri ureba Mumpamagarire. ngo wibyariye. Mumpamagaraze hano. Uretse Mwashaka kuzana intambara mu rugo hano jewe. Mubwira nyitabe hano. dore bonye wo muhuje mu burungu. Mwe mwashaka kuzana ibintu ntazi mu rugo. Noneho habaye. Ngwino hano. Kizuru. Isoni. Akuzi koko ibyo madamu yambwiraga bisa nkaho bishaka kuba ari byo. Isukuri. Nase yakubwiye. Utangiye kwanana muri rugo. Ako papa ntabwo ndananiranye. Urabizi uyu ngo ni wabita Kizuru. Wawe ndi nakubwiraga. Ngo? Uyu ni wawe ndi nakubwiraga. Ariko umubyeyi koko ngacumura yicaye. Uyu ni wambwiraga ngo ni sheri wawe. Dore na confidence nyinshi mbese z'amafuti. Papa njyewe yakubwiye. Papa je nabyara umwana w'umutindi gute. Komana nabatoje uburyo bagomba gutera imbere buri kimwe cyose. Papa ariko utuye agiye kubona akazi. Nahora ko muri rwa rugo rwarako mu kazi kweka inyuma n'ucumbitse. Niho ucumbitse. Ugira akazi se? Yandi kugashaka. Akoso umukobwa none nagiye kuzana mu rugo nibiki koko. Nyine nasi nakubwiye ko agiye kubona akazi hahandi nari nakubwiye. Rega nawe urabishyigikiye wabishigirije noneho mama urabishyigikiye urareba urakabona aba bantu bataberanye baba uhereye kuva hasi kugera hejuru urana atari abantu baberanye. Akose mama yi nawe koko nawe urafata ibintu by'amafuti ukabisigiriza ndabisigirije rwose mbiteyeho na kashi
jewe remwe ni kasha makoci yose nshaka kubyemera nawe wacu nkurikije ukuntu umukobwa muzuye jewe ari katani kreme neza uyu njye hari umuntu wari wambonana nawe ibishoboka uva njyewe hari umuntu wari Mbwira wa mukozi egukana umugeni wawe di egukana umugeni wawe umva ariko nanjye ndamukunda reba hano wa gasore reba hano wambo nibura yuza hano uje kwa akazi ndego kugira imwe nkakaguha urumva none ngo uje ushaka umukobwa wanjye yewe se papa ko mukunda kuko wambabari gakunda n'impuzu n'ibyiza vimbere asona kama kona ye aramukunda nyine nawe cyajya kumvugiramo niba navuze ngo ntibishoboka hano n'indi utegeka ariko nawe arangwa wa musore we rero ndakumva papa muri uru rugo uharebe sinzonye kukubona winjira hariya kwira gate uzahana sheri ureze kwese sha njyewe ibibazo ni ukuri bigiye kunyica sheri ibibazo ufite se se buriya ntabwo waje mu rugo ntabwo ceceka sheri we ceceka mana yanjye ariko ufite papa wawe ukarishye shaho noneho buriya papa aritonda inde witonda papa wawe papa aritonda ceceka we uzi uriya mugore we umva nkubwire rero ubundi hari ikintu kimwe narinzi gikaze ku isi inkuba urusenda umunwa amazi rugakira ariko nabonye papa wawe ari uwa kabiri wakwereka mama wiriya mama wawe twarahuje we mama wawe wabonye ataranshimye ahubwo ariko ari maseka se kubera ukuntu anyanga bari maraseka ariko bitamubwiye njye mfite agatekerezo wajya gushaka akazi kawe wowe wakushiri kwiwanya n'abakire ubu ni wowe uri kuvuga ujye gushaka akazi ko mu rugo cyangwa njyewe akirana imbavu shiri mva mubwire imbavu zanjye zigubanye wabyishimiye nese ubwo kumva byari icy'urukundo mva mubwire njye shiri igitekerezo mfite ubu se iyi myenda niyo nirirwanye mu rugo shiri humura njye ngiye kubona akazi bantumye kuri botike ariko bamaze kumenya kuri botike mutavuga byanga bikunda ntabwo tuzongera guhura vuba nkurikije n'ukuntu bakwirukanye mu rugo cyane ndavuga reka njyewe ubu ntibyanagutunguye ngiye ngasanga bakiriye yabwiye shobone wa musaza uri mu rugo wa wundi wambaye udukabutura ruriya rwanteruye shaho ukanjugunya hanze hano umukozi wacu neza atagutera amagukire hanze bahita bamwirukana shiri mva ngusezeranye ikintu sibyo mva ngusezeranye ikintu shiri uracyakunda ndagukunda nanjye rero ndagukunda aho kugira nkubure nzabura urutoki rwanjye rucike nzabura aka kaboko kanjye gacike sibyo mbwira shiri njyewe mu mezi kumwe 2 3 ngiye gushaka amafaranga hasi hejuru noneho nzaza ntumira abasaza nzane na papa nubwo atakiriho nyine nzazana na mama sibyo nzashaka n'abandi basaza bakoze bo mu muryango baze bakunsabire ngewe ngukwe bakunsabire shiri mbese shiri mbamubwire sibyo ubundi se ntuzaba umugore wanjye ese ko uzaba umugore wanjye tugiye kugenda mu nzu sibyo kwisura ntabwo naraka hanyuma tiri byumva si ibyanjye shiri ndikambwira rero nawe ibyo bintu ntabwo ari ibyo ngibyo kuba dukundana ntabwo bivuze ngo ni ibyawe mbese n'ibyawe hari inkono ari waha papa none se shiri umunsi nakoye nibwo uzaba uwanjye wa nyawe nyine nibwo nzaba njyewe ndi uwawe ariko byo nibwo bizaba bibaye ibyawe uzagenda wakora uko ushaka ariko n'ubundi kuba kuri uwanjye twarangije kubyemeranya sibyo mbese inkwano ni ikiguzi nzaba mpaye papa wawe nishimwe n'ubundi tuzanzarimuha ngewe nta kibazo nzahita ubwo se ngo hayo kanya n'ukuntu ngukunda naremeye ruriya rukozi rw'iwanyu ruranterura rwenda no kunkubita harya hasi mu mbuga y'iwanyu sheri nta kindi reba ukuntu nabwiye papa wawe ndagukunda yambwiye yaramambaza ngo nimba ndisuye
kandi ndavuga ngo ni isugi nta muntu wakozeho ngaho ibibazo rero ni ukuri papa nawe yajya kubera nambwiye nampime nimba afite inuza yari yambwiye ngo azashyiraho metero rero nimba ndetse akubwiye ko habaho metero ipima ubusugi ariko ahubwo papa uramubona uzi ko papa ari umukire papa ni umukire nta nubwo ushobora kumenya nimba ikintu bapimisha ubusugi atakigura yakemera akajya no hanze kubishaka amakuru papa we noneho azagura n'urupfu urupfu ruri urupfu rushobora kuza kumujyana urupfu ni rwo rupfuma ubusugi ese sheri ariko ahubwo reka nahe uri kumva bantumye kuri butike reka nahe wakwihanganye basi rimwe gusa sibyo reka nkubwire ndakumva nawe umenye atari amahoro nshakira sheri nta mahoro gushakira zirikana ko reka ntahe koko waburetse sheri buretse kugenda ariko umva sheri waretse kugenda koko sheri akantu gatoya ngusabye